ishusho irashaka kwerekana ishusho irashaka kwerekana yuko abashinze urugo urukundo ntabwo tuzatekereza yuko urukundo ruzaza ku kanya, ntabwo bishobora ko urukundo ruza buhoro buhoro umunsi ku wundi urukundo rurabagarirwa. Hano impamvu twese kino kimera yemwe muri kubyumva neza, ni ukuvuga ngo uteye impeke y'ikigori ako kanya waho tubona umusaruro, ntabwo bishoboka. Ahubwo umusaruro uko wateye iyo mpeke ntabwo uhera, ukora uko ushoboye kose, ukoresha izindi mbaraga zatuma ya mpeke igihe yazamutse kugira ngo irusheho kuzamuka neza, bigeze igihe ngo irazamuka hakaza utwatsi dukeya, bikageza igihe iba umugengararo, bikageza igihe noneho havuka haza imbuto, bikageza igihe noneho haza umusaruro wifuzaga. Ariko ibyo byose kugira ngo bigerweho ni kubyumva neza, uwaba akoresha imbaraga zikomeye cyane, siko bimeze. Ndetse wabashoye umutungo muri kino gihe abantu basigaye bashoye umutungo ku buryo bukomeye kugira ngo rwa rubuto rwatewe rubyara umusaruro umusaruro ukwiye. Rero uko niko no mu ngo niko bimera, ntabwo urukundo ruzizana ngo ruze umunsi umwe, ahubwo rurabagarirwa hakabamo ibikorwa. Iyo ibikorwa bibaye byinshi ku mpande zombi, rwa rukundo rurasagamba. Umurima bagezeho wabagariwe neza, ufite ibimera rwose bimeze ibirayi bishishe, imyaka ishishe, iyo abantu bahageze barishima, baranezerewe, ugasanga bari kubazanya bati uyu murima ni uwande, bati umurima ni wa kanaka, bakumva birabanejeje rwose. Uko niko nibagira mu rugo rwaba aho urukundo rubagarirwa neza, izo ngo zizaba impumuro nziza ituma abantu bahimbaza Imana. None bakifuza kumenya bati ruriya rugira impumuro nziza irimo yavuye hehe, ko izindi ngo ari umunuko, ko izindi ngo abantu bahora harimo impaka za buri kanya, abantu bagahora batumvikana, abantu bagahora mu makimbirane, ariko noneho bagira muri urugo runaka bagasanga harimo impumuro nziza. Biterwa n'iki? Ibyo ngo bigatuma bashaka kumenya iryo banga, ndetse bituma n'uwo murima kubera kuba ubashimishije begera nyirawo, kugira ngo ababwire amabanga akoresha kugira ngo haboneke umusaruro mwiza ushimishije. Mu gihe hari igihe bagera ku wundi murima bagasanga ibyatsi cyangwa ibyoni zaranize imyaka. Mutekereza ko bishima? Ntabwo bishima, ahubwo rero bababaza, bagatangira kubariza bati uyu murima ni uwande, bagatangira kubariza nyirawo. Kubera iki? Kubera ko yawufashe nabi, yatumye ibyonyi bizamuka, imyaka birayiniga, nta nyina igomba kunyura. Uko niko mu by'ukuri igihe kizaba kigeze cyo gushinga urugo, muzamenya yuko mu by'ukuri mu bwenge Imana yabahaye kandi baha yuko urukundo rubagarirwa, ntabwo ruza umunsi umwe. Rero iyi niyo mpamvu y'ishusho baduhaye muri uyu mwanya. Nanone hari ishusho muri kureba aha ngaha. Iyi shusho muri kubona byifashe bite? Muri kuhabona iki? Muri kuhabona umuntu umeze, mbese ni umugabo, mbese ni umugore? Ni umugore. Uri kwihimbisha. Niko ari kubibona, ari kubibona yuko ameze nk'uri kwirimbisha. Undi uri kubibona ukundi ni uwundi. Umugore hano hari umusore kuvuga ati yashobewe. Namwe niko mukubibona, ameze nk'uwashobewe. Nibyo rwose, ameze nk'uwashobewe. Ahangaha byatewe kugira ngo uyu mudamu agire inyifato nk'iyi ngiyi, amere nk'ushobewe rwose. Urabona ko yifashe gutya, ameze nk'umuntu ushobewe. Ni umudamu uri mu muryango, ariko noneho ufite ikibazo. Icyo kibazo hano kuki ameze gutya, kuki afite imyifatire? Ni ukuvuga ngo mu miryango yacu
nkuko twagiye tubibona ibibazo biba bihari, ariko noneho hari igihe ibibazo bibarenga bikabarenga ubushobozi bwanyu, noneho kugira ngo mushake ubujyanama twagiye tubibona ahubwo mukabihisha. Iyo rero mutabihishe mukabihisha, abajyanama bakwiye kubafasha, abayobozi b'itora bakwiye kubafasha, pasitoro yabafasha, ababyeyi banyu bashobora kubafasha, abantu b'inararibonye bashobora kubafasha. Rero iyo mubihishe nta igihe cyose nta bineza bizigira kubaho, ahubwo igihe cyose muzahora muzute mushorewe, muzahora mushorewe. Uyu munsi wa none ingo nyinshi ziri gushingwa zihari uyu munsi wa none, abantu barashorewe. Mpamvu ni iyi, ushobora kubona umuntu wamubaza uti bite, akavuga ati ni byiza, ariko muri we atazi ko atari byiza. Yamvuga abantu basanga ngo ni byiza, ngo nta kibazo gihari, ariko ibibazo bihari, ariko bakabanza gute, bakabarabihisha, bakabireka iyo ngiyo kandi byarabananiye. Rero ni ukuvuga ngo iyo mibereho yo kubaho abantu bashorewe. Rero mu by'ukuri reka Imana ikomeze kubana kwa mu bwenge bwanyu, kugira ngo igihe muzaba mwarushinze mukaba muhuye n'ibibazo bibaremereye ntimuzamere nk'abashobewe, ahubwo muzamenye yuko mukeneye ubufasha n'ubujyanama. Hanyuma noneho ibintu mwabona ko bikomeye birushaho kugenda neza. Burya umunyarwanda yavuze ngo ibyimwe ntibyute tigenze nabwo ni muri ubwo buryo baba barahereye mu ubona ribonye baba baragize. Hano hari indi shusho muri kubona ahangaha, aha muri kubona ishusho imeze ite? Abageni ba hano hari umusore aravuze ati jewe ndi kubona abageni, ariko ndi kubona yuko umwe atitaye ku wundi. Ati bose ndi kubona umwe atitaye ku wundi, kandi muri kubona rwose ni abageni. Muri kubona agatimba, akasa agatimba muri kubona ni agatimba rwose ku munsi wa mbere. Umugabo ko yitangirira umugabo ngo yitangira iki? Yitangira itaka ku munsi wa mbere. Aka gatimba kagaragaza ko ari ku munsi wa kangahe? Ku munsi wa mbere. Byashoboka byagaragara yuko ari cya gihe cy'umugoroba, yenda abantu bamaze gutaha, yenda bakimera kugera mu rugo, ariko ikigaragaza aka gatimba karagaragaza yuko ari ryari ku munsi wa kangahe? Ku munsi wa mbere, ku munsi w'ubukwe. Ibi ngibi biragaragaza iki? Ibi ngibi rero niyo mpamvu mu by'ukuri mvuga igihe cyose yuko ibiganiro nk'ibi ngibi ku basore bijyanye n'umuryango ni ingenzi cyane. Ni ingenzi kubera yuko iyi shusho iragaragaza yuko aba bantu hano hari umubyeyi, urabona ari umubyeyi ngira ngo ugaragaza ari kuvuga ko abantu bashobora kuba ubu ngubu basobanukiwe yuko bibeshye. Bashobora kuba baribeshye, bashobora kuba barinjiye mu gikorwa bataragisobanukirwa. Rero ahangaha biragaragaza icyo bita mariage precoce, ni ukuvuga mariage ihubukiweho. Mariage ihubukiweho itabanje, abantu batabanje. Hari impamvu nyinshi zituma abantu bakora mariage ihubukiweho. Iya mbere ashobora kuba ari agahararo, urukundo rw'agahararo. Urukundo rw'agahararo ni rwa rundi abantu batereba neza ngo barebe mu nguni zose, rwa rundi ruriwe na Satani. Ushobora kuba ari urukundo rushingiye ku marangamutima gusa, ariko rutava bitewe n'umwuka wera, bitewe n'Imana Yesu Kristo atarimo. Byashoboka yuko abangaba murabona yuko byashoboka ko baba batabaragiza no ku myaka yagenewe ko abantu bashinga urugo. Byarashoboka batoya cyane, byashoboka. Ntabwo birashoboka ko batazi iyo ipfa n'igikira, bakaba barabyirukiyemo, barirukiye muri iki gikorwa bari kureba bati yenda n'abandi babitangiye, ariko batazi yuko
byashoboka yuko bakiri batoya mu busore bwabo bagiye mu ngeso zidakwiriye, ingeso z'ubusambanyi. Hanyuma noneho byashoboka yuko uyu nguyu umwe muri uyu mudamu ubona ahangaha yatwaye yagize inda tutuze mu busambanyi. Hanyuma noneho bakihutisha iki? Bakihutisha ku bana kugira ngo batsibanganye iki? Batsibanganye ibimenyetso. Byose bibaho, hari impamvu nyinshi. Rero iki cy'ingenzi hano kirangaha ko twagiye tubibona, urukundo nyarukundo rufite za sitepu. Kuvuga harimo kurambagiza, witonze twagiye tubibona, kandi wowe n'Imana. Harimo igihe cya fiyansaye, aho abantu bagomba kugira igihe gihagije cyo kuganira mu buryo bagakora plani yuzuye kandi bagasenga cyane. Twabibonye rero, twanabonye yuko mu by'ukuri iyo ibyo byose bitabaye hakabamo gusimbagurika kuyoborwa n'amarangamutima, ibyo ngibyo biteza ingorane zikomeye cyane. None dore icyo rezilita bitanze ubu, ingo nyinshi ziri kurushinga muri iyi minsi nshyashya, batari bamara iminsi 2 cyangwa 3 barimo barogereza bati kuki nakoze ibi kosa rikomeye kiri birahari umunsi wa none, kuki nakoze kosa rikomeye kiri. Mpamvu ni iyi, yabanye n'umuntu atazi, tigeze ashaka amakuru bamenye cyo umuntu cyo kwana wazeze atanibura, tigeze baganira ngo baganire amenye imyifatire, tigeze aje kwitorera asengera, tigeze aje mu rugo ngo babyeyi ngo ari yifata mu imyifatire mu rugo, tigeze yegera abantu bitorera binari bo babizerwa, bamugira inama bati uriya mukobwa uriya muhungu mugiye gufatira ikiganza, nje nkurikije imibereho ye, nkurikije uko ateye, ntabwo muzabana, muzakura mu buryo runaka. Hanyuma noneho nawe nyuma y'ayo makuru yose ntabwo wigeze ubona ufata igihe cyo gushungura, hanyuma no gufata umwanzuro y'uwo muntu w'Imana. Ibyo ngibyo rero uyu munsi wa none bireze birahari. Ubu ngubu abasore benshi barimo hariho n'abari kwibaza bati mbese urabona burya biba byiza yuko iyo uri kurambagiza nanone wita ku bijyanye n'uwo muje kwizera. Mbese iyo rero ni ingingo yenda ejo tubigeraho, tuzareba igitumye ingo zisenyuka. Iyo ngingo nayo irimo, ni ukuvuga ngo mu byo wita kuvuga mbese umuntu muje kwizera, kuko iyo muje kwizera bizatuma noneho n'ibyo mupanga bijyanye n'iby'umwuka bigende neza. Ariko umuntu muje kwizera byashoboka yuko Satani mukimara kubana ako kanya, Satani yaje mu mugabo akaje mu mugore, buri wese agahagarara he ku dini. Iyo byagenze bityo umuryango umera biti, ndetse akanaguhata kurikira idini ryanjye kandi utabishaka, icyo gihe uba mu mubabaro ukomeye cyane. Burya ibintu umuntu yaba yarizeye akaba azi ko ari uko yafashe kukuri, iyo ubonye ibivuyemo bitari no ku mutima wawe cyane cyane, ari nko guhatwa, wenda warategereje uti nimbana nawe azandikira umudendezo, komeza idini ryanjye. Ariko amaze kubana, Satani ahita ashyiraho ingufuri. Kenshi ingufuri mwamara kubyara abana nabo bikavuga ngo umugabo akavuga ati aba bana bagomba kuyoboka idini ryanjye, n'umugore akavuga ati aba bana bagomba kuyoboka idini ryanjye. Mbese ngo haba hari amahoro? Ntabwo haba hari amahoro. Iyo rero ni inama ku muntu ukurambagiza, ku muntu mu by'ukuri wifuza gushinga urugo. Iyo rero ni ingingo y'ingenzi cyane yitabwaho. Kureba umuntu muhuje kwizera ni bimwe mu bizana umunezero umunezero mu rugo. Rero mu by'ukuri murabona yuko gushinga urugo atari ikintu cyo guhubukirwa. Hano hari indi shusho. Iyi shusho mukibona biki? Murukubona abantu bameze batemba. Hano hari umusore kuvuga ati ndi kubona abantu rwose, umugore n'umugabo bameze nk'abasohotse bari gutemberana, umwe afashe hehe bose bafatanyeho. Hangaha Imana yabicubakira.
Imana yagicumba niko Imana yifuza yuko abantu bamaze kurushinga. Iyi shusho iragaragaza yuko uyu mugore byashoboka yuko aba nyine buri wese afite imyifatire uko yaba imiterere ye, yuko idakunda ibyo biba bitandukanye ntihabya ndetse, ariko kubwo guca bugufi mu mpande zombi buri wese akabagarura urukundo bituma noneho ya miterere yagenda ibatandukanya, mwihuza buhoro buhoro, noneho ugasanga mwabaye bamwe. Imana ikabagira bamwe, kabone n'ubwo mwari mufite zagu zitandukanye, mwari mwarareba ahantu hatandukanye, ariko noneho kubwo gushyira Imana imbere, noneho Imana ikabegeranya bikageza igihe noneho muryoherana. Ahangaha ni ishusho igaragaza ukuntu mu by'ukuri abantu abarushinze umugabo n'umugore baryoherana, bagatemberana, bagasohoka, bagirana ibihe byiza igihe bashize Imana imbere. Ahangaha muri kuhabona indi shusho, muri kubona hano hari ishusho imeze ite ahangaha, cyane cyane abari imbere yanjye bari hafi, muri kuhabona iki? Oya, hano hari agatambara, bati turi kubona agatambara kari hehe, kari ku rubavu. Nibyo rwose, hano hari agatambara. Aka gatambara rero hari impamvu bagashyize ahangaha. Aka gatambara bakavuzemo amakuru mu by'ukuri, bakavuzeho amakuru atandukanye. Ni ukuvuga ngo uyu muryango w'agatambara iyo bafashe ikigabo n'ikigore bakabishyira ahantu runaka, bishobora kuhamara iminsi cyangwa se iminsi 3. Ni ukuvuga ngo uyu muryango w'agatambara hamwe na hamwe harabavuna ibiharara. Gatambara rero niba ari agatambara k'akagore, gatangira kwifuza kurya agatambara k'akagabo, kandi n'agatambara k'akagabo kakifuza kurya iki, agatambara k'akagore. Niba harimo n'abana aho ngaho, abana bawe, ni ukuvuga ngo agatambara k'akagabo kifuza kurya umwana wawe, gutyo noneho ngo turaryana, twifuza kuryana. Impamvu ngo ni iyihe ituma turyana? Ni ukubera yuko muri kamere yatwo tuba tudashobora kwihanganirana mu bihe nk'ibyo ngibyo tuba twashizweho aho ngaho, babyita uncaptivity. Muri rwanda igihe bafata inyamaswa bakurira ngo bakayijana ahantu runaka, yenda hari abantu babyiga muri mwebwe murabyumva neza. Rero aho ngaho baba bayishize, aka gatambara ngo ntabwo kabyihanganira. Ko kutabyihanganira rero bituma tutambara, iyo duhaye twinshi dutangira kuryana, umuryango ugatangira kuryana. Ibi ngibi bifite irihe somo? Impamvu yabyo ni iyihe? Ni ukuvuga ngo iyo mushinze umuryango, timwubakire kuri Yesu Kristo ngo ashyiremo buri wese kwihangana, aho kugira ngo mwubakane mu gitwe muraryana. Cyane cyane urugero ku bijanye kugaragarizanya urukundo ku bashakanye cyangwa se mu mibonano mpuzabitsina. Uyu munsi none biteza ikibazo gikomeye cyane iyo ku ruhande rw'umugabo, cyane cyane ku santani nyinshi ku bagabo, kuko nibo cyane cyane bagaragaza iruba rya kinyamaswa. Iyo umugabo agize kwihangana ahagaragaza iruba rya kinyamaswa, bakaja muri ico gikorwa batacumvikanyeho, icyo gihe ni ukuvuga ngo aho kugira ngo byubake ugize ute, birasenya, batangira kuryana, aho kugira ngo umunezero uze wakaza gusharira. Ibi ngibi rero tubashaka kugaragaza yuko agomba kubaho kwihangana, ariko ibi ngibi bitangira umuntu akiri mutoya. Niba wimenyereje ingeso z'ubusambanyi, ukiri umusore ukaje mu ngeso z'ubusambanyi, akora ibyo birushira imbere, Yesu twamushyira ku ruhande, ntuzatekereze yuko numara kurushinga iyo ngeso uzayivamo. Biragoye, icyo bita visi. Visi ni ingeso umuntu yimenyereje, none kugira ngo bisaba imbaraga ikomeye cyane, bisaba imbaraga y'ijuru kuri bukomeye. Ariko
wahiga umusorome uhagarara Yosefu umugore yaraje burya Bibiliya ivuga mu cyamake ariko hari byinshi. Umugore aramubenguka arahaza bigeze igihe mu by'ukuri amusanga mu cyumba yambarira ubusa imbere ye yifuza ko baryamana, ariko Yosefu kubera ko yaramenye Imana aravuga ati umwami yampaye byose ahangaha mu rugo, ariko ntabwo yagize ute mu byo yampaye ntabwo yagize ntabwo urimo. Yosefu yigeze gusanga mu by'ukuri ahagaze neza kandi ko ijisho ryamugwaririye Imana gucubahira. Rero namwe mu by'ukuri igihe cyose cy'umusore iyi ngeso kiyo niba hari ikintu kizaza umuntu ndetse kurusha n'ibikurusha n'igisindisha cyane ni ukuja hehe ni ukuja mu ngeso z'ubusambanyi. Igihe cyose wateye ntambwe uzamenye yuko birangiye burundu, birarangiye. Ahangaha rero mu by'ukuri iryo kinyamaswa burya urebye naho ngaho ritangiriye, ariko iyo utazimenyereje ukagira kwirinda ukabana n'Imana, niyo umaze kurushinga hagati yawe n'uwo mwakundanye mu by'ukuri ashobora kuba afite ikibazo, ashobora kuba mu buryo runaka murumvikana mugapanga mukagirana gahunda, none ibintu byose mukoze bikaja biba iby'umunezero. Rero niyo shusho y'aka gasimba muri kubona ahangaha. Rero mu by'ukuri Imana yacu itwifuriza ibyiza gusa. Reka ndi kubona nanone tujyanye n'igihe hari andi mashusho nanone y'ingenzi aduha ibyigisho. Ayo mashusho tuzareba ejo niho tuzarangiza ujya kujyana n'igihe nabyo gizute nabyo ni byiza. Ikiganiro tumaze kugirana ubu muri kino gitondo dufatiye kuri aya mashusho kuba ufashwa n'Imana, ibi nabyo birakubatse. Reka rero muri by'ukuri ahangaha Imana ikomeze kubana natwe kandi Imana ikomeze kuduhugura. Reka dusome isomo riboneka hano mu jambo ry'Imana muri Bibiliya yera. Turajana none hano mu Bafilipi igice ca 4 mu 13. Tuje mu Bafilipi igice ca 4 mu 13 turebe amagambo ahari. Ni amagambo Pawulo yakunda kuvuga igihe cyose yabaga ari ku rugamba hano ku isi. Abafilipi ca 4 mu 13 haravuga ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Imana bishwanye ibi byose kugira ngo Imana intambwe ku ntambwe izabashoboze mukiri abasore, kandi nanone bishoboze natwe twamaze kubaka ingo nuko twisunga Yesu Kristo. Ngo muri byose Pawulo yari umwuka w'Imana yarazi yuko nta kintu na kimwe yakora igihe cyose kitari Yesu Kristo ukigende neza. Reka rero natwe Yesu Kristo tumugire nyambere kuva mukiri abasore ndetse no kugeza mushinze ingo zanyu. Ndakeka yuko n'amasezerano twabonye nidutabaza Imana ntabwo izabura kutuba bugufi kandi ntabwo izabura kudutabara. Iyo yadutabaye twaramaze twarayivuyeho ikemeza gutanga umwana w'ikinege, ikabikora ku buntu bwayo, taje dutanze nta kiguzi, n'ibindi byose izabikora nituyambaza. Reka Imana ibane natwe uyu munsi wa none aho buri wese aba ari. Imana imufashe mu mirimo mu mihati yacu ya buri munsi ku bw'Yesu Kristo wacu. Amen.